komeza kugira ibihe byiza cyane ahantu hose uherereye ku isi, waba uri mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi waba uri, komeza kugira ibihe byiza cyane. Twebwe twitwa NZIZA Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nyinshi cyane zigiye zitandukanye, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse rero ushaka kugura umutungo wose utimukanwa, watugana ubundi tukakurangira ahantu heza kandi ku mafaranga make cyane. Si ibyo gusa kandi nawe niba ufite umutungo utimukanwa ushaka kugurisha, watugana nabwo tukagufasha gushaka abakiriya bawugura mu gihe gito cyane. Dufite n'indi service ya property management, aho tugufasha kukumanagingira imwe mu mitungo yawe, kandi byose tubikora nk'abanyamwuga. Ikaze cyane muri NZIZA Business Group Limited. Izo service eshatu maze kukubwira haruguru zose turazikora kandi cyane. Kuri uyu munsi rero tugufitiye inzu nziza cyane ya kadastere tugiye kugutembereza, ukabanza ukayireba yose ukuntu imeze, haba imbere ndetse n'inyuma. Ni inzu nziza cyane, buri kantu kayo kose ni keza cyane. Ni inzu iherereye Kicukiro Niboyi, iri kuri kaburimbo neza. Ifite ibyumba 5, ikagira toilette enye, ifite salon ndetse na salle à manger, ikagira cuisine ndetse na stock. Ifite kandi terrasse nziza cyane wakwicaramo hejuru ukaba witegeye jardin neza. Ifite jardin ndetse na parking binini cyane nkuko muri kubibona ku mashusho. Inzu kandi yose yubakishije amatafari ahiye, akarusho kayo nuko iyi nzu ifite igisenge cy'ibyuma. Igiciro cyayo ni miliyoni 120, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, hamagara 0788 48 cyangwa hamagara 0782300123. Usibye gusa kandi ushobora no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri Instagram, Facebook, YouTube ndetse na Twitter, wandika NZIZA Market, ubundi ugatangira kudukurikirana, bityo ukajya ugenda ubona izindi mari dushyira kuri izo mbuga nkoranyambaga zacu zose. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza ugeze muri feruje zo ku Muhima uhitubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Angaho niho dukorera, niho dufite biro, niho ushaka gusanga kuri biro wadusanga. Ikaze cyane muri NZIZA Business Group Limited, umukiriya ugeze iwacu aba ari umwami. Komeza kugira ibihe byiza rero, umeze kandi no kugira umunsi mwiza. Nikaze cyane muri NZIZA Business Group Limited.